umugabo w'umuvugabutumwa ufite urusengero bita Zion Temple bamwita ngo ni Apotre Gitwaza. Apotre Gitwaza ejo bundi yavuze ano magambo, ndagira ngo wumve ibintu yavuze. Another thing, tamwana w'umuhungu wemerewe kuzaririmba afite amarasta ya misatsi y'amarasta? No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. Ari amarasta, those dreads, ni dini yitwa Rastafari. It's a religion called Rastafari. Rastafari ni dini ya Satani. Rastafari is a certain jero abana barabyambara batazi ibyo ari byo. So this ayo magambo niyo yavuze Apotre Gitwaza avuga ati ririya ari amadrede mubonana abantu ni idini. Niko yavuze mu magambo ye, atari amadrede mubonana abantu ni idini. Ati kandi iryo dini baryita Rastafari, iryo dini ni idini rya Satani. Niyo magambo yavuze. Nabonye abantu benshi hirya no hino mu gihugu bakomeje kubikibazaho, benshi babihakana bavuga bati ibyo bintu ntago ari byo, ntago abarasta ari Satani, ntago ari idini rya Satani. Ibintu nk'ibyo mwagiye mubibona hirya no hino ku mbuga. Niyo mpamvu navuze ni ubundi reka tubirebe, ubundi iryo dini rya Rastafari ni dini nyabakiri komoka hehe, ubundi ari amadrede afite ubuhe busobanuro, ese iryo dini rya Rastafari koko nguko Apotre Gitwaza yavuze ngo ni dini rya Satani, kuko iryo dini rigendera kuyihe myizerere, bizera iki? Ubundi abo bantu basenga iki, bizera iki, bayoborwa n'ibihe byanditswe, bagendera ku bihe byanditswe? Amadini menshi agira ibyanditswe agenderaho buriya hafi ya yose. Amadini yose agira ibyanditswe, niyo mpamvu usanga aba Islam bafite Quran, ese abarasta bagendera ku bihe byanditswe kuko batubwiye ko ari idini rya Satani. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Ese biriya bintu banywa urumogi byo abantu bakunze guhuza urumogi na Rastafari kandi nabo ubwabo ntabwo babyihakana nubwo atari itegeko, ariko ni ikintu cy'ingenzi cyane kuba bafata icyo twe twita urumogi cyangwa se bita ganja cyangwa se bita marijuana ukaba wakurura. Ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane iyo bari mu bihe byabo. Ibyo turaza kubirebera hamwe. Ese ibyo byose bihurira hehe? Ubwo tugiye kuvuga kuri Rastafari, inkomoko yayo, iryo dini ry'abarasta, inkomoko yayo. None weho ubwawe weho unkurikiye uraza kwikuriramo ubusobanuro bavuga ngo Paul Gitwaza ibyo yavuze ngo Rastafari ni idini rya Satani cyangwa se iryo, ibyo ni mwebwe muri buze kubyirebera. Njye ntago nzi ngo idini ni iryande ni iryande. Niba hari ushaka kwereka ibitangaza byakozwe n'abantu hano ku isi, mwereka umwambaro wambaye wakozwe n'abantu bo muri Bangladesh, uyu munsi ukaba wambaye uri hano mu Rwanda. Ikanya mu nyanja z'isi haba hari ibihumbi by'ubwato bwikoreye toni zirenga miliyari 10 z'ibicuruzwa biva hariho hose ku isi bijye hirya no hino ku isi. Uku niko Global Shippers igeze ibicuruzwa ku bayigirira icyizere, bakayituma mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Turukiye, Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafasha abantu kandi kugura ibicuruzwa bitandukanye kuri internet ku mbuga nka Amazon, Alibaba, eBay n'izindi. Iyo batumye ushobora kubaha avance ya 50% andi ukazayishyura nyuma. Niba wateganyaga kujya mu mahanga kurangura, ibyiza nuko wareka kwivuna ugahamagara Global Shippers kuri 07 84 65 1740 ukabatuma, cyangwa se ugasura urubuga rwabo rwa internet @globalshippersrwanda.com. Ibyo uko isi yabaye umudugudu uzabyerekwa na Global Shippers. Iryo tsengera mu ngendarisi. Ikindi mwibuke gukora subscribe ubwo tugiye kugenda kandi twatangiye. Narakubwiye ngo ntago njya mbasaba ibintu byinshi gusa bisegonda rimwe gusa, ukareba abantu banditse subscribe ukahakanda tukahita dukomeza tugendana. Ubwo ngubwo turanasobanukirwa. Nabonye abasore benshi musigaye mufite dread mushyiraho utuntu hano, baratubwiye ngo amadrede ngo nayo mu barasta ni dini rya Satani. Ngo nabyo turagenda tubisobanukirwa. Na mbere tugiye kubanza dusimbukire muri bya bihugu bya Caraïbe cyangwa se wenda turavuga Jamaica by'umwihariko cyane cyane, tubihuze na Bob Marley ndetse tubihuze n'iri dini bita ngo ni Rastafarian cyangwa se ni Rastafari. Ubundi mbere na mbere idini rya Rastafari ririya tujya tubona ry'abarasta turibara muri kategori y'amadini atatu akomoka kuri Aburahamu, ya myizerere ya Aburahamu yo kwizera Imana n'ibiki. Ayo madini harimo idini ryitwa ngo n'Ubukristo, buriya ni idini rikomoka kuri Aburahamu nyine ngo sekuru w'abizera n'ibiki. Iryo dini ni irya mbere. Habamo idini bita Judaism cyangwa se ririya ry'Abayahudi ngo ni Judaism, ririya Yesu yaje asanga ry'aba Mose n'iki, naryo ni idini ribarirwa mu madini akomoka kuri Aburahamu. Hakiyongeramo n'idini rya Islam. Muri idini rya Islam naryo ni idini tubara ko rikomoka kuri sekuru wa Aburahamu nyine, ibintu bya Aburahamu nyine. Ayo ni amadini atatu akomoka kuri Aburahamu.
imyizerere yabo, imikorere yabo, cyane ko muri Isilamu n'ukuntu yo tuzabigiramo ibihe byayo, ariko hari ukuntu bajya bayihuza ko n'ubundi wa mwana nyine Aburahamu yabyaye ku muja n'ubundi ariwe waje kugenda agashinga ririya dini rya Isilamu, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine hari ukuntu mujya mubyumva bari mu Barabu n'ibiki. Tuzagira igihe tubyinjiremo wenda cyangwa duhamagara abasilamu babidufashemo. Ariko ayo madini uko ari atatu nyakubwiye niryo dini usanga muri Isirayeli. Muri Isirayeli nakubwiye ngo buriya muri Isirayeli ibintu byo kubabwira Kristo ntago babyumva, ririya dini rya ry'ubukristo ntago baryemera, baramwita ubwoko bw'Imana muri Isirayeli. Oya, bo bemera idini ryabo rya kera rya Judaism, niryo babamo nyine, niryo bakoresha cyane. Namwe mugakoresha ubukristo ndetse na Isilamu. Ayo ni amadini atatu akomoka kuri Aburahamu. Iri dini rero ry'abarasta rino ryitwa ngo ni abarasta, ngo uriya muntu ni Rastafari, ngo niryo dini asengeramo, naryo buriya riba nubwo ryo ridakomeye cyane wenda ngo ribe rifite abayoboke benshi cyane, ariko naryo ni idini tubara ko riba mu myizerere ya Aburahamu, cyangwa se twabara nyine ngo ni amadini agendera kuri akomoka kuri Aburahamu, cyangwa se afite iyo myizerere ya Aburahamu. Rastafari nayo tuhita tuyishyiraho ngaho. Nakubwiye ngo tugiye kuvuga idini rya Rastafari, woraza kwihitiramo uvuge ngo iri dini koko rikomoka kuri Satani, niwe risenga, niwe byose woraza kwihitiramo. Ubundi iyo urebye rino dini rya Rastafari bavuga ko ngo ni idini rigendera kuri rikoresha igitabo cya Bibiliya, imyizerere ya Bibiliya. Abarasta idini ryabo bizerera muri Bibiliya, nicyo gitabo bakoresha. Kuri Abayisilamu bakoresha Korowani, Abahindu bagakoresha ibitabo byabo n'ibiki. Idini ry'abarasta inyigisho zabo zose bigisha bazikura muri Bibiliya, imirongo yose, ibintu byose bavuga n'ibyo bakora byose babihuza na Bibiliya mbere yo kubikora. Ndetse bakavuga ko ibintu byinshi bijyanye n'idini rya Rastafari neza ibyinshi byenda guhura na ririya dini tubona muri Isiraheli riyoboye Abanya-Isiraheli n'uyu munsi wa none bakirimo rya Judaism, ibyinshi byenda guhura nabo. Hari ijambo abarasta bakunze kuvuga ngo Ja, bavuga ngo Ja niyo mana yabo basenga. Ja ni rikomoka mu ijambo n'ubundi nimba twaryita ry'Igiheburayo cyangwa se ryahera n'ubundi muri Isiraheli rivuga Jehova. Imana nyine urabizi bayita Yehova cyangwa se Jehova. Rero abangaba nabo iriya Ja bavuga ni incamake ya Jehova, cyangwa se ni ijambo rifatanye na Jehova, cyangwa se rikomoka kuri Jehova. N'ubundi baba bavuga iriya mana yitwa Jehova, ari nayo nyine bari abantu ba Judaism bizera, cyangwa se bavuga natwe twese n'ubundi Yehova turamuzi ko ari umwe, Imana yitwa Yehova niyo twemera. Abarasta nabo iyo bavuze Ja baba bari kuvuga Yehova, ngari ikindi kintu wenda ngo ni gishitani ngo ni igicyoya. Abarasta iyo bari kuvuga Ja ni Jehova bari kuvuga. Urugero iri dini ryabo ryitwa Rastafari, cyangwa se icyo twakwita ngo ni Rastology. Rastology yabo ibintu byinshi bakora, nk'ubu ngubu abarasta ntago bemerewe kurya ingurube. Abantu nyine bemerera dini rya Rastafari, ntago ari ukuvuga ngo buri muntu wese ufite direde ngo aba yemera rino dini rya Rastafari ngari cyo asengeramo. Oya, ntago ariko biba bimeze. Umuntu nyine uri muri iyi myemerere ya Rastafari uvuga ngo ngewe imyemerere yagetse insengera mu idini rya Rastafari, ni abantu batarya ingurube. Wabaza impamvu batarya ingurube, bakakubwira ko impamvu batarya ingurube ari uko ingurube n'ibindi nkabyo na za nyamaswa zose muri Bibiliya mu Balewi bibibuza. Urumva bakoresha Bibiliya iyo bari mu gushyiraho amahame yabo, cyangwa se ibyo bagenderaho mu myizerere yabo. Bakavuga ati mu Balewi cyangwa se Leviticus ntago ibyo bintu byemewe, niyo mpamvu natwe tutarya ingurube. So wenda ibyo ngibyo turaza kubigeraho nyuma, na biriya by'urumogi n'amadrede yabo n'ibice byose ubusobanuro bwabyo. Ariko inkomoko ubundi y'iri dini nyirizina neza neza, ubundi abantu benshi bazi ngo n'uyu mugabo bita ngo ni Marcus Garvey. Hari umugabo bita ngo ni Marcus Garvey cyangwa se Marcus Mosiah Garvey. Umugabo yavutse mu 1887 apfa mu 1940 n'ejo bundi. Umugabo niwe mugabo wo muri Jamaica wakundaga kubwira abantu, we niwe yatangije ibintu bya muvuma ya Rastafari mu kwintu we yabitangiye ameze nk'umuhanuzi, twamwita nk'umuhanuzi w'iri dini rya Rastafari. Uyu mugabo ariko niwe muntu wakundaga kuvuga ati buriya abantu badafite ubwenge bw'ahahise habo, cyangwa se badafite ubumenyi ku hahise habo no ku mateka yabo naho bakomoka, badafite n'amakuru n'ubumenyi ku muco wabo, baba bameze nk'igiti kidafite imizi. Igiti kidafite imizi akanya kari kose uragisunika kikagwa. Uyu mugabo yakomezaga yibutsa abantu abirabura, bino bihugu bya Caribbean byinshi ubona ko ari abirabura, Jamaica, biriya bihugu byose ubona ko za Haiti ni abirabura n'ubundi baturutse hano muri Afurika, bagiye bajyanwa nk'abakoloni bakajyanwa muri biriya bihugu. Uyu Marcus Garvey yakundaga kubibutsa buri gihe akababwira ngo nubwo turi hano twazanywe nk'abacakara n'abo bazungu, icyo gihe n'ubukoloni bwari bukimeze nabi,
agahora bibutsa ati amaso yanyu iteka mujye muyahanga kuri Afurika, niho iwanyu, niyo gakondo yanyu, niho ibyiza byose biri, anabibutsa ko umwirabura ari cyo kintu gikomeye cyane, cyangwa se ari ubwo bwoko bukomeye kurusha n'abari abazungu bari barabatwaye. Mbega rero babandi twita ngo ni ba Pan-Africanist. Gusa nanone uyu Marcus Garvey, uyo ukurikiye iri dini rya Rastafari n'imyemerere yabo, ubundi nago abenshi b'uyu munsi wa none abantu bose yobashe ngo idini rya Rastafari umuntu yituza hafi ni Marcus Garvey, kubera influence yaje kugira, ibintu yagiye hanura hanini bikaba byahise bituma iri dini rimera nkaho noneho ribyiboneye n'amaso, bikamera nkaho risaye nk'irikomera. Ariko ubundi iri dini rya Rastafari rikomoka ku mugabo usa nk'uwatangije ibi byose. Yari umugabo wize ibintu by'iyobokamana, w'umuhanga mu bintu by'iyobokamana, ariko umugabo akitwa ngo ni Leonard Percival Howell. Uyu mugabo niwe usa nkaho yabitangije afatanije n'uwitwaga ngo ni Robert Hintz, ndetse na Archibald Dunkley, ndetse na Joseph Nathaniel Hibbert. Abo bose nibo babitangije, ariko by'umwihariko uwo tugarukaho cyane wazanye icyo gitekerezo nyirizina neza ni umugabo bita Leonard Percival Howell, niwe wabitangije. Uyu mugabo bivuga ko imyaka ye hafi ye yose yayibaye hanze, aba kure, azenguruka ibihugu, jya muri Amerika, jya mu bihugu byinshi, yabaye mu bihugu byinshi, ariko agenda atekereza, medita. Mu mwaka w'1932 nibwo yatangije noneho kugaruka muri Jamaica, agarukayo akwirakwiza ubutumwa n'imyumvire ya Rastafari, azenguruka ku karubanda, mu mijyi, mu masoko, ahantu hose agwanira n'abantu, agenda bumvisha bino bintu, ino myumvire ya Rastafari. Gusa abo ngabo bameze nkaho baje kumera nkaho baharuye inzira, kuko ngo muri Rasta wa mbere wabayeho we yaje no guhura n'ibibazo byinshi cyane. Yagiye yitwa umutubuzi, yigeze kwitwa umutubuzi afungwa imyaka 3, yaje no gufungirwa mu bitaro by'abasazi umwaka, bavuga bamwita ngo ni umusazi. Niwe muri Rasta wa mbere, ubundi twavuga ngo niwe Rasta wa mbere wabayeho. Nabo bandi bafatanije bameze nkaho baharuye inzira, bigwa kuri Marcus Garvey waje kumva iyo myumvire yabo, y'ukuntu imyumvire yabo y'iryo dini rya Rastafari yari imyumvire imeze nkaho n'ubundi ishaka gushyira icitwa umwirabura imbere, umwirabura yongere kumva karenze. Ibyo byaje gukubitana n'uyu mugabo wari umupanafricaniste witwaga Marcus Garvey, akaba umunyabwenge cyane, wari unihagaze hameze neza cyane. Marcus Garvey ahita atangira no kumera nk'ari ugiye gutangira gusakaza noneho ku influence abantu ku byerekeranye n'iryo dini rya Rastafari. Uyu mugabo Marcus Garvey rero akaba yari n'umugabo ufite amafaranga ye, kuko Marcus Garvey bivuga ko ngo Marcus Garvey yaje gushinga umuryango witwaga ngo ni Universal Negro Improvement Association, cyangwa se uzwi nka UNIA. Aza kuwushinga uwo muryango, mbega yari association kugira ngo icyitwa abirabura bose muri rusange bazamukire muri uyu muryango, bamenyeremo agaciro kabo. Kuko Marcus Garvey yagaragazaga ko ngo icyitwa umwirabura muri rusange, umuzungu gufata umwirabura akajya kumukoroniza, akamukoresha iriya mirimo no kumutesha agaciro. Umuzungu ikintu yakoraga cya mbere yatwaraga umwirabura, yamuteshaga agaciro. Nawe ukabyumva ko ntabwo ufite waremewe gukorera ubuntu. Umucakara buriya ni umuntu ukora adahembwa, reka ugahembwa inkoni nabwo utakoze neza, nabo uzabyara bakavukira muri ubwo buzima, bakumva ko ari bwo buzima bwabo. Rero Marcus Garvey ikintu atashakaga, yashakaga ko buri mwirabura wese yumva ko afite agaciro, ndetse karenze n'ak'umuzungu, aribwo bwoko buri hejuru, cyangwa se ariyo race iri hejuru y'abirabura. Ikindi akavuga ati abirabura ntimwishyiremo imyumvire yo kumva ko mugomba guhora muri abakene, abazungu aribo bakire. Mwiteze imbere mugerekeranye n'ubwenge, mbere na mbere mumenye ubwenge, muhige ubumenyi, muhige n'amafaranga, mwiteze imbere, byose mube muhagaze neza ku buryo mutagomba kumva ko muri munsi y'umuzungu. Cyo kintu yaharaniraga. Ikintu cyafashije uno mugabo kwamamaza imyumvire ya Rastafari, Marcus Garvey yari afite igitangazamakuru cyandika. Kera ibitangazamakuru byatwikaga, cyabaga ari ibintu binyamakuru byandika nka biriya twumvaga ngo mvaho n'iki n'iki. Uyu nawe yari afite ikinyamakuru rero cyandika gisohoka buri gihe, buri cyumweru. Iyo cyasohokaga rero cyasohokagamo iyo myumvire, kimeze nkaho cyagenewe abirabura gusa, gukangura abirabura, kubibutsa ko ari ibiremwa bidasanzwe, ari abantu bahambaye. Bikavugwa ko Marcus Garvey ikintu cya mbere yubahaga Bibiliya, yubahaga ijambo ry'Imana. Uyu mugabo Marcus Garvey yaje kuvuga ijambo rimeze nk'ubuhanuzi. Uyu mugabo yaje kuvuga ijambo rivuga ngo, aravuga ngo amaso yanyu muzayahange muri Ethiopia. Buriya barasta, idini rya Rastafari na Ethiopia bifite ahantu bihurira cyane no tugiye kugera. Marcus Garvey icyo gihe yarahanuye, abwira abantu be, arababwira ngo amaso yanyu muzayahange muri Ethiopia, kuko ngo amaso yanyu muzayahange muri Afurika igihe umwami w'umwirabura azaba yambitswe ikamba, cyangwa se azaba yimitswe.
kuko umunsi wo gucungurwa uzaba wegereje. Ayo ni amagambo Marcus Garvey yavuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri, ameze nk'uri guhanura avuga ngo amaso yanyu, abwira abantu abirabura muri rusange cyangwa se abantu bose yaratangiye kwinfluence mu idini rya Rastafari, abwira ati amaso yanyu muzayahange muri Afurika igihe umwami azaba yimitswe. Uri kumva ati umunsi wo gucungurwa uzaba wegereje. Ibyo ngibyo nanone Marcus Garvey akahita yongera akagaruka akabihuza n'ibyanditswe muri Bibiliya. Ni umurongo yakundaga kubwira abantu be, akababwira undi murongo wanditswe muri Zaburi 68 igice cya 31 kugeza kuri 32, aho yavugaga ngo uwo murongo n'ugusoma neza rikana ko mutindeho namaze kugira ngo tubyumve neza. Uwo murongo uravuga ngo hana ya nyamaswa yo mu rufunzo n'amapfizi menshi n'inyana zo mu mahanga kugira ngo bakuramye bazanye ibice by'ifeza, tatanya amahanga yishimira intambara. Mbega n'umurongo uri muri Zaburi 68:31. Marcus Garvey numva neza impamvu uyu murongo yakundaga kuwuvuga cyangwa se kuwugarukaho, yari ari kubwira abantu bari bari kujya muri iryo dini rya Rastafari, ababwira kuntu amahanga akunda intambara ari biriya bihugu by'abazungu nyine byatakaga Afurika bikaza gutwara abantu bikajya kubakoloniza, avuga ati ari amahanga agiye gutatana, ari amahanga nyine akwiye guhanwa, ayita ya nyamaswa ati hana iriya nyamaswa yo mu rufunzo. Ubwo yabwiraga nyine abirabura, abwira ati ari amahanga niyo ya nyamaswa, ari amahanga nyine nta keza kayo. Noneho akahita yigarukira ku murongo wa 32 niho tugeze muri Zaburi, aho akomeza avuga ngo uyu murongo mwumve neza impamvu Marcus Garvey yavugaga ngo amaso y'abarasta bazayahange muri Afurika, cyangwa se abantu bari mu idini rya Rastafari ngo amaso bazayahange muri Afurika. Hari umurongo wo muri Zaburi uvuga ngo abakomeye bazaza bavuye muri Egiputa, bavuye mu Misiri. Hagakomeza bavuga ngo Ethiopia hazihuta kuramburira Imana amaboko yaho. Ukaruri kukumva ariko ni umurongo uri muri Bibiliya ngo Ethiopia hazihuta kuramburira Imana amaboko yaho. Ni umurongo bivuze ngo Marcus Garvey ikintu yavugaga, Marcus Garvey yaravugaga mu yandi magambo ubwo buhanuzi bwe yavuze mu 1920 avuga ngo ubwo yahanuraga avuga ngo ubwo umwami w'umwirabura azimikwa muri Afurika, amaso yanyu muzahita muyahanga muri Afurika kuko igihe cyo gucungurwa kizaba kiri hafi. Akahita nabihuza n'ibivuga ngo muri Ethiopia, uwo murongo muri Bibiliya, muri Ethiopia hazihuta kuramburira Imana amaboko yaho kuko hejuru avuga ngo abakomeye bazaza bavuye muri Misiri. Ayo magambo akahita ahura n'ukuntu nyuma y'uko ahanuye ubwo buhanuzi, nyuma y'igihe gitonya muri Misiri, muri Ethiopia, nkuko biri bivuga, nkuko Marcus Garvey yari bihanuye, haje kwimika umwami w'abami bitaga ngo ni Haile Selassie. Amaze kwimikwa, amazina yose y'isi cyangwa se uko bamwitaga n'inkomoko ye bahise batangira kuvuga ngo Yesu yarapfuye, Yesu nyine yarapfuye aragenda. Noneho abarasta baravugaga ngo Yesu yarongeye aragaruka, cyangwa se umucunguzi wacu. Ubundi Haile Selassie bamwitaga ngo ni nka reincarnation ya Yesu nyine yagarutse nyine ikahita izahara muri Misiri. Nibwo bahise bavuga bati uriya mugabo Haile Selassie ni Yesu, ni umucunguzi wacu, ni Yesu nyine wagarutse mu isi yinjirira mu mubiri wa Haile Selassie. Ni Haile Selassie nyine niwe ubwo ngubwo niwe mucunguzi wacu uri ku isi. Bahita banabihuza ko nyine muri Bibiliya handitse ngo abakomeye bazaza bavuye muri Egiputa, Ethiopia bazihuta kuramburira Imana amaboko yaho. Uyu mugabo Marcus Garvey yarameze nk'uwahanuye ko muri Ethiopia hazaza umwami ukomeye w'igitangaza, kandi koko Haile Selassie yakimara gufata ubuyobozi muri Ethiopia yahinduye byinshi. Uwo bita ngo ni Haile Selassie mujya mwumva, yari umuntu yagiye hejo bundi. Haile Selassie yabaye umwami, abo umwami mwiza cyane. Abataliyani bataka igihugu cya Ethiopia bafite intwaro, abataliyani bari bafite intwaro ziyambaye cyane, bagenda bakoloniza hirya no hino ku isi. Baje gukoloniza Ethiopia, umugabo uwo mwami Haile Selassie yarabarwanyije gukubitira, nta kintu cya danje afite, bakoresha amacumu na twa gakondo, bagukubitira umuntu wari ufite intwaro ziyambaye cyane ariwe Mutaliyani. Igihugu kitigeze gikolonizwa muri Afurika ni Ethiopia. Ethiopia umugabo aragenda yiteza imbere mu buvuzi, mu burezi, ibintu byose Ethiopia iragenda igihugu kimeze neza mu gihe uno mugabo yari ayoboye. Akimara kujya ku buyobozi rero Haile Selassie, baba rasta bose muri Jamaica bari baratangiye kumva imyumvire ya Marcus Garvey yari yaranamuhanuye, bose bahise batangira kuvuga bati
twari twarahanuriwe koko ko uyu mwami Haile Selassie yazaza kandi aturutse muri Ethiopia ubwo yimitswe amaso yacu reka twoko tuyahange muri Afurika. Ariko Marcus Garvey natangije movement yo gusubira muri Afurika avuga ngo ibyo dukora byose twibuke inkomoko yacu ko tugomba gusubira iwacu muri Afurika. Byumwereka kabwe twasubira muri Afurika twagira ahantu h'ingenzi tugomba kwibanda ni muri Ethiopia. Kuko buriya nureba neza impamvu bavuga ngo iri dini rya Rastafari rigenda gura na iriya dini buriya mwebwe mukunda kuvuga ngo Abayisiraheli ngo n'ubwoko bw'Imana ngiki niki, ariko Abayisiraheli mu by'ukuri ngo mukumva ni nk'abakristo bagenzi banyu. Uwo Kristo wanyu ntabwo bo mwemera, nta dini ry'ubukristo riba muri Isiraheli. Bo nyine bafite rya dini ryabo rya Judaisme, baracyategereje Mesiya. Bafite idini rya Judaisme rigendera kuri amategeko ya ba Mose n'ikina mbere yayandi ngo Yesu yaje aje gukomeza. Noneho abakristo bo ni bake cyane, ni nka 0 n'ibice 90 hafi ni Judaisme. Iryo dini rya Judaisme namwe abakristo yo muri gusenga mwese musenga muvuga ngo nitugera Siyoni, tuzajya Siyoni. Siyoni ngira ngo nubundi ni nko muri Isiraheli. Muri Isiraheli twese tuba tuvuga ngo tuzajya muri Isiraheli, tuzajya Siyoni. Noneho abarasta nabo iyo Siyoni habo cyangwa se Zayoni habo hahandi namwe muba muririmba abakristo muvuga ngo tuzajya Siyoni nyine, nabo mwumva ari nk'ubutaka bw'isezerano ahantu heza mwaruhuka mugeze ibibazo bikaba birashize. Nabo Siyoni habo abarasta icyo gihe bavugaga ko Siyoni habo ari muri Ethiopia, ariho hantu nyine bazagera bakaruhuka bakumva bameze neza, nkuko namwe ngo muzajya Siyoni. Sinzi igihe muzagirayo. Muraza kwihangana, iki kiganiro kiragoye, kirimo amagambo menshi, kirimo ibintu byinshi cyane kugira ngo tuze kugenda tumenya akantu ku kandi kuba rasta. Biraza kumera nkaho nicaranye namwe turi kwiganirira kugira ngo duhane ibitekerezo kurusha uko byaba ibintu bindi. Gusa nanone nubwo ndi kukubwira ngo icyo gihe bari bafite iyo myumvire, bari bataramenya idini ko rizitwa Rastafari. Kuko Marcus Garvey nk'ubwo buhanuzi yabuhanuye mu 1920. Umwami Haile Selassie yimitswe nk'umwami w'abami wa Ethiopia, nka empereur wa Ethiopia mu 1930. Hashize imyaka 10 Marcus Garvey amuhanuye. Uwo mugabo bimitse Haile Selassie ubundi ntabwo ariyo yari amazina ye. Amazina ye yari yaramukujije yari Tafari Makonnen, ariko akabanzaho Rastafari. Rasi rero uyu Haile Selassie ni witwaga ngo Rastafari. Rasi bisobanuye ngo ni nka bosi, shefu, umuyobozi, nyagasani wacu. Mbega nkuko naba nitwa Mark bakavuga ati Rasi Mark, cyangwa se bashatse kuvuga ngo nyagasani Mark cyangwa se umuyobozi Mark. Mbega Rasi yari titire y'uyu mugabo Haile Selassie, ariko amazina yamukujije ataritwa Haile Selassie, ataraba umwami, yitwaga Tafari. Niyo mpamvu rero bekomeje kwitwa ngo ni Rastafari. Iryo zina rero naryo baje guhita bavuga ati n'ubundi uyu mugabo niwe wari warahanuwe, reka ya myumvire yacu twari dufite. Hari ukuntu abantu bafite imyizerere n'imyumvire yabo n'amadoktrine bagenderaho, ariko batariyita izina bazitwa nyine ry'idini. Nibwo bahise bavuga ati rero idini ryacu reka tuhite turyitirira uriya mucunguzi wacu uvutse ari we Haile Selassie. Idini ryo bahita baryita izina ryakujije Haile Selassie ari ryo Rastafari. Tafari Makonnen akaba iryo zina n'ubundi rya Haile Selassie. Ras ni titire. Uyu mugabo Haile Selassie yamaze kujya ku buyobozi, amagambo yose yavugaga abantu batangiye kumubona nk'intumwa nyine nka kuriya tuvuga Isilamu babona Muhammad nk'intumwa ikomeye cyane, kandi koko ibyo niko naba ngaba nabo babonye Haile Selassie nk'intumwa yabo. Uyu Rastafari cyangwa se Haile Selassie, abarasta bose ubwo niko ndibukomeze kubita, cyangwa se abantu bari bafite iyo myizerere bumva ko ari byo bizeye, batangiye kumubona nk'umuntu wabo, batangira kuvuga ati uriya niwe muntu wacu, uriya niwe muntu urwanirira uburenganzira bw'abirabura. Kandi kuko uno mugabo nawe amaze kujya ku buyobozi Haile Selassie yatangiye kujya arwanira uburenganzira bw'abirabura, kugaragaza ko umwirabura atari umuntu usuzuguritse uri hasi, kubavuganira mu manama ya UN, akagenda akavuganira icyitwa umwirabura. None abantu neza batangira kubona ishusho bari baramuhanuriwemo ko ari umuntu uzaburengera uburenganzira bw'abirabura cyangwa se ubushyira imbere n'iki, afite n'ubumuntu bwiza, ari umuntu mwiza. Babona birahura neza na ya myizerere bari basanzwe bafite. Watanabyitayo we yibereye muri Ethiopia mu kazi ke. Abanyafurika benshi bari hirya no hino muri cyane Caraïbe, cyane Jamaica by'umwihariko, batangiye kubona uyu mugabo nka Mose uzaza kwambutsa ubwoko bw'Imana bwari bwarakoronijwe muri za Caraïbe, akabwambutsa inyanja akabucyura akabuzana muri Siyoni habo, ariho twita ngo ni nabo bayita Zion.
niwumva baririmba ngo Zion ibiki n'ibiki, Zion nyine yabo baba bavuga nabo ni Ethiopia, babonaga ko ari hazabajyana. Urwo rugamba uno mugabo Haile Selassie yatsinzemo abazungu b'abataliyani bari baje gukoloniza Ethiopia, kikaba ari nacyo gihugu kitakolonijwe muri Afurika. Ibyo biri mu bintu byatumye noneho bano bantu muri Jamaica n'abandi bose, kuko bari vishe bwa buhanuzi bwa Marcus Garvey ko uyu mugabo azimikwa akaba umwami, bahise batangira kuvuga ati kuko wa mucunguzi wacu n'uyu nguyu. Yatangiye no gukubita abazungu, yababuje gukoloniza igihugu icyo gihe. Ibihugu byose muri za 40 byari bikolonijwe, harimo natwe, byose bya Afurika by'abirabura, abacakara bajyanwa. Ariko icyo gihe Ethiopia yo nta muntu wigeze uyikoronga yikoloniza. Nibyo byatuma ngo n'abantu abo babandi bafite ya myumvire nyine ya Rastafari cyangwa se ya myizere bakomeza kuvuga ati koko uriya mugabo niwe Mesiya wazutse, cyangwa se niwe Mesiya yagarukiyemo. Ibyo byaje no kumera nkaho bishituye abirabura baje kwishyira hamwe bo muri Jamaica, nabo batangira kuvuga ati ariko urabizi hari imijyi yakolonijwe n'Abongereza n'imijyi yakolonijwe n'Abanya-Espanye hano muri Jamaica, reka tugende bari abazungu natwe noneho tubarwanye, tumere nka Haile Selassie, natwe dukubita umuzungu igihe kirageze, iyi mijyi tuyifate naho tujye tuyita muri Ethiopia n'ubundi tuzabe tubihuza. Ibyo ngibyo bamaze kubivuga batagije urugamba rwaje kurangira batsinzwe, barakubitwa nabi cyane. abo Jamaica babitekereje, umuzungu yarabakubise. Imyaka yari icumye Jamaica mu mwaka w'1962 nk'uko hirya no hino ku isi n'ibihugu byakolonijwe byose by'abirabura byari biri kugenda bihabwa ubwigenge. Nibwo muri 1962 Jamaica nayo yaje kwitwa ko ibaye igihugu cyigenga, umuzungu akibahaye agiye. Icyo gihe Jamaica isitangira no kugirana umubano mwiza by'umwihariko n'igihugu cya Ethiopia. Ariko abenshi muri Jamaica ubwo ngubwo noneho ya myizerere ya Rastafari yari imaze gukwirakwira hirya no hino, mbega rimeze nk'aho ari ryo dini ryabo cyangwa se ariyo myizerere yabo, byari bimaze kuba binini cyane, bimaze gukura. Batangira kuvuga bati tugomba kugira umubano mwiza na Ethiopia, kuko bumvaga ko Ethiopia icyo gihe iyobowe n'uwo bo bita ngo ni umucunguzi wabo, nk'uko natwe abakristo tuvuga ati umucunguzi wacu ni Yesu. Ibintu noneho byaje kugenda biba bibi cyane kurushaho mu mwaka w'1966 bwari yashize imyaka 4 Jamaica ibonye ubwigenge. Haile Selassie yaje gusura kino gihugu cya Jamaica, igihugu kimufata nk'aho ari Mesiya nk'umucunguzi. Uyu mugabo indege kimuparika ku kibuga cy'indege y'umwami w'abami Haile Selassie, indege kimuparika bivuga ko ngo yasanze ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanye Jamaica bimutegereje, nta wundi muntu bari barigeze batekereza gutyo. Ibaze nawe nyine nk'igihugu cyacu abakristo nibo benshi cyane, bakubwiye ngo Yesu araje cyangwa se umuntu mufata nk'umucunguzi wanyu, ngira ngo Kanombe mwayiterura. Aba nabo rero niko byagenze, bari babwiye ngo umucunguzi wabo Haile Selassie yavuye muri Ethiopia araje. Ikibuga cy'indege hari abantu amamiliyoni n'amamiliyoni baje kumureba n'amaso. Hari abasaza benshi bavuga ati nk'umusaza nabonye w'umurasta ukomeye cyane ari kuvuga ati mu buzima bwanjye ikintu kinini nabonye, n'uyu munsi aracyari ageze mu myaka myinshi cyane, ikintu cya mbere cyiza nabonye kinini kurusha ibindi byose nabonye muri ubu buzima nuko nabonye Haile Selassie n'amaso yanjye. Muri make avuga ati niboneye umucunguzi wacu n'amaso yanjye. Bo bavuga ko ubundi ngo ni Yesu wabo, cyangwa se ni Yesu wagiye akagaruka kazira muri Haile Selassie, cyangwa se akamuvukiramo nanone bwa kabiri, cyangwa se akambega bakamufata nk'intumwa yabo ihambaye cyane ibahuza n'Imana, biterwa nuko we wabishaka. Baje kumureba. Muri abo bantu bari baje kumureba, baje kureba Haile Selassie ku kibuga cy'indege muri 1966 muri Jamaica. Muri abo bantu harimo umwana muto w'umukobwa witwa ngo ni Rita Anderson. Muri abo bantu bari baje kureba nyine Haile Selassie ku kibuga cy'indege. Uwo mukobwa witwa Rita wari waje ntabwo yarasanzwe ari umuntu wezere no myezerere ya Rastafari, yari yaje gutyo gusa. Ariko bivuga ko Rita amaze gusubira mu rugo, amaze kureba Haile Selassie, yasubiye kureba sheri we bakundanaga. Sheri we bakundanaga yari umuhungu wiyumvamo kuzaba umuririmbyi uri kwishakashaka aterateranya, witwaga Bob Marley, umuhanzi uri kwishakisha. Umukobwa Rita yagiye kureba Bob Marley bakundanaga, aramubwira ati Bob, mvuye ku kibuga cy'indege kureba umuntu bita Haile Selassie. Yagarutse uwo mukobwa imyumvire yahindutse, avuga ngo ngiyewe Haile Selassie namwiboneye. Yazamuye ikiganza ngo adupepera abaturage, mbona mu kiganza cya Haile Selassie harimo ya myenge y'imisumari bajombye Yesu ku giti. Niyo magambo yaje avuga. Yesu ngira ngo urabizi ko bamujombye imisumari mu kiganza cyari harimo imyenge, yanabyeretse intumwa zamaze kuzuka zapingaga zibwira ati dore mu biganza byanjye harimo imyenge hamwe imisumari yanyuze. Rita yaje abwira Bob Marley ati ngiye niboneye Haile Selassie niwe Mesiya wagarutse ku isi bwa kabiri, ni Yesu wagarutse ku isi bwa kabiri azira muri uyu mugabo, kuko ngiye yadupepeye mu biganza bye mbasha kwiboneramo ya myenge y'ahantu bateye imisumari. Guhera icyo gihe
Bob Marley nawe yahise avuga ati sheri wanjye ntago yambeshya. Bob Marley nawe yahise ayoboka imyizerere n'imyumvire ya Rastafari, ndetse noneho abijyamo no kuru. Niyo mpamvu uzumva bakubwira ngo Rita Marley uriya mugore wa Bob Marley niwe wamujyanye mu bintu bya Rastafari, kuko uwo munsi niwe bimujyanyemo, kuko umukobwa atangiye kubijyamo cyane na Bob agenda bijyamo. Bob Marley noneho amaze kubigeramo aba ikindi kintu, kuko Bob Marley ari mu bantu batanze umusanzu wabo ukomeye cyane kugira ngo buriya ubusanga hari nk'ubukristo, hari abantu batangije ibintu by'ubukristo ariko ugasanga hari umuntu watanze umusanzu wabigejeje kuri we, wakoze umurimo w'Imana cyane kugira ngo abantu benshi bayoboke ibyo bintu. Bob Marley nawe kuko yari umuhanzi abinyujije mu nganzo ye, yatangiye gusoma no kwiga kuri Haile Selassie uriya mwami wa Ethiopia, atangira kumumenyaho byinshi, kumukurikirana, kureba disikuru avuga, yakora indirimbo buri gihe akagaruka kuri Haile Selassie. Buri indirimbo nyinshi za Bob Marley yaririmbaga uriya mwami wa Ethiopia, kandi yamuririmbaga uriya mwami wa Ethiopia akiri hatarapfa. Iyo wumvisha indirimbo Bob Marley yatangiye kwita noneho akora indirimbo nyinshi, akora nk'indirimbo yitwa ngo Iron Lion Zion, Iron Zion, ibintu nk'ibyo ngibyo, abaririmba uriya mugabo Haile Selassie. Iriya ndirimbo yose abayiririmbira Haile Selassie nyine, cyane cyane urabona Haile Selassie yaratuye no muri Ethiopia. Ba Bob Marley bumvaga ko Sioni yabo cyangwa se Zion yabo ari muri Ethiopia, niwe yaririmbaga cyane ko Haile Selassie bamwitaga ngo ni umwami w'abami, bakamwita intare, bamwitaga intare nyine ya danje cyane ko Haile Selassie buriya yanagiraga intare yarazoroye, baganiraga, yakoragaho, yagendanaga nazo, nta byari birenze. Ikindi indirimbo bita Buffalo Soldier ya Bob Marley, iriya ndirimbo bita Buffalo Soldier nuyumva neza uyu munsi wa none ushobora kuba waragiye uyumva mbere, wenda ntubitege amatwi, uze kongera ugende uyumve kuko twe hano turi kwihuta. Iriya ndirimbo bita Buffalo Soldier, iriya ndirimbo ni indirimbo y'igisingizo nanone Bob Marley yaririmbiye Haile Selassie. Ruriya rugamba baririmba n'ubundi ni rwa rugamba noneho uyu Haile Selassie yari yararwanye n'abasirikare bo muri Ethiopia, barwanishe utuntu tw'amafuti turaho tw'intwaro, bagakubita igisirikare gikomeye cy'abataliyani, bagakubita umuzungu ntabashe gukoloniza Afurika. Iriya ndirimbo rero Buffalo Soldier bimeze nkaho Bob Marley yari ari kuririmba ruriya rugamba Haile Selassie yarwanye n'abazungu akabirukana, amusingiza nyine. Muri Buffalo Soldier niwe yaririmbaga. Bob ni ukuvuga ngo we akinjira mu bintu bya Rastafari agiye mu idini neza, yabikoze nk'akazi, nka kuri uyu muhanzi ukunzwe usanga hari ukuntu aririmbira indirimbo z'Imana, aririmbira Imana. Bob Marley nawe indirimbo ze nyinshi yabaga ari kuririmba Mesiya wacu, umucunguzi w'abarasta ari we Haile Selassie, niwe yabaga ari kuririmba ngo niwe Yesu ngo wabo wari waragarutse mu mubiri wa Haile Selassie, niwe yabaga ari kuririmba kenshi nyine, urumva yabaga ari gukora umurimo, aramenya anahimbaza cyane. Bob Marley numva no mu ndirimbo ze ukuntu yagarukaga kuri rino yobokamana abazungu bagiye bakwirakwiza hirya no hino, bagenda baryigisha cyane cyane ahantu baryigishije mu birabura bari baragiye bakoloniza. Bob Marley yaryitaga ko ari inyigisho twigishwa na Sekibi, kuko babonaga umuzungu nka Sekibi. Ko igihe cyaje kugera muri Rastafari bitangira no kumera nk'aho ari ihangana, bitangira kumera nk'aho ari idini ry'abirabura, ari Afurika y'abirabura, nta muzungu bayikeneyemo. Noneho niyo mpamvu uzumva baririmba bavuga ngo hadutse imvugo ya Babiloni cyangwa se i Babuloni. Umuntu batangira kuvuga ngo abazungu cyangwa se biriya bihugu byo mu burengerazuba byakolonije abantu n'iki, byahojeje ku nkeke umwirabura, batangira kubyita ngo ni i Babuloni. I Babuloni niho hantu hambere abanyayisiraheli bwa mbere bakolonizwa, nyine bahunga bwa mbere bagakolonizwa, ni Babuloni babakolonirije. Urumva cyari igihugu cy'abagome cyakolonije ubwoko bw'Imana. Rero abirabura nabo bo muri Rastafari batangiye kuvuga ngo nkuko ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli bwakolonijwe n'igihugu cy'i Babuloni, natwe biriya bihugu byo mu burengerazuba, iriya niyo Babuloni, ni ibihugu by'abagome n'abanzi bakolonije twebwe abirabura b'Abanyafurika, batuvanye muri Afurika. Niyo mpamvu uzumva rero baririmba ngo Babiloni, cyangwa se bavuga ngo Abababiloni barashaka ibi, niba Abababiloni niba ari abazungu, nyine biriya bihugu by'abazungu biriya byagiye bidukoloniza. Nibyo ba Bob Marley bavuga, cyangwa se n'aba Rastafari nibyo bavuga. Gusa uyu munsi n'ubundi umuntu wese utari umuntu mwiza twahise dukomerezaho nyine uwo muntu, ubu ngubu ni Babiloni, nyine uwo muntu aba ari umubabisi. Urumva nk'indirimbo bita ngo ni One Drop, nayo uzumva ko Bob Marley yabaga ari kuririmba ku mahame y'abarasta. Iyo wumvishije indirimbo bita War ya Bob Marley, amagambo menshi aririmba muri iriya ndirimbo, cyane cyane iri gutangira anakomeza yagarukaho cyane, ari amagambo Bob Marley baririmba mu ndirimbo bita War. Ni amagambo yari amaze iminsi avuzwe n'uyu mugabo umwami w'abami wa Ethiopia n'ubundi Haile Selassie, cyangwa se ari nayo bita Rastafari.
ni amagambo yari yaravuze ko nk'umuntu ajya mu nama ya UN bakamuha ijambo ngo avuge. Uriya mwami w'abami wa Ethiopia yagiye mu nama ya UN avuga amagambo uzumva mu ndirimbo bita War ya Bob Marley, aho yavugaga ngo igihe cyose abantu bazumva ko bazamukoresha filozofi yo kumva ko ngo ubwoko bumwe ari bwo buri hejuru y'ubundi, ubundi bukaba hasi, cyangwa se nimvuga ubwoko niwumve bwa bundi mwe mutekereza, turi kuvuga buno bwoko bw'uruhu, mwirabura, umuzungu, cyangwa se n'abandi ubwoko bwo aribwo bwose. Yarumva n'abanyaziya nabone ngo ntago ari abazungu n'ibiki, n'abametisi n'ibiki byose. Uno mugabo yaravuze mu nama ya UN, Haile Selassie aravuga ngo mu gihe cyose muzaba gifite filozofi ivuga ngo ubwoko bumwe nibwo buri hejuru y'ubundi ngo ubundi bukaba hasi. Ndetse akomeza avuga ati icyo gihe nta kintu nyine tuzageraho, ndetse icyo gihe bizaba bivuze ko hagomba kuba intambara. Iyo ndirimbo yitwa War. Niko na Haile Selassie yavugaga ati mu gihe ubwoko bumwe bwumva ko buri hejuru y'ubundi, umuzungu akumva ko ari hejuru y'umwirabura, umwirabura akumva ko ari hejuru y'umuzungu cyari hejuru y'umuhinde, icyo gihe biba bisobanuye intambara, kuko nta muntu uri hejuru y'undi. N'amagambo Haile Selassie yavugiye mu nama ya UN. Ibyo ngibyo bigahita bituma noneho abirabura bavuga ati cyakoze uyu niwe Mesiya, kuko niwe mucunguzi wacu, uko bari barakoronishwa. Nanone akomeza avuga ngo avuga ko iyo speech ye nyine muze kugenda muri iyo ndirimbo ukubona nyine ukuntu akomeza agenda agaruka ku kuntu uyu mugabo muri iyo nama yakomeje avuga amagambo avuga ngo kugira ngo abantu babashe kuba babona amahoro ndetse banizezwe ko bazahabwa kwishyira bakizana n'uburenganzira bwabo bundi kiremwa muntu nyine kidasaba, hari uburenganzira umuntu aba yandikiwe. Haile Selassie uyu munsi yaravuze ngo ubwo burenganzira kugira ngo tubuhorane no kwishyira tukizana bisaba ko umuntu akanura cyane aba ari maso, ikindi akagira courage cyangwa se umurava wo kuvuga no gukora, bibaye ngombwa akaba yababara akanapfa apfiriye ukuri n'ubutabera. Akomeza avuga ati iri somo rikwiye kwigishwa abana b'uyu munsi n'ibisekuru bindi bizakurikiraho. Aho ngaho hari mu nama ya UN yavuze ijambo rihambaye cyane rigaragaza ko abantu bagomba kureshya uburenganzira bw'umuntu ari ikintu akwiye kurwanira n'ukuri n'ubutabera, byaba ngombwa ukababara cyangwa se ugapfa, ikindi ugatinyuka ukavuga ukanakora. N'amagambo nyine yavuze, ayo magambo niyo menshi usanga mu ndirimbo ya Bob Marley bita War. Kuko urumva Haile Selassie yavugaga ibintu bikensipira abantu benshi rwose, abantu ntabwo batinya kuvuga ati uyu muntu koko n'umucunguzi w'icyitwa ngo ni abirabura bose muri rusange. None ikindi kintu wenda kugira ngo dukomeze twihuta, abarasta bakunze kuvugwaho, buriya idini rya Rastafari n'urumogi ni ibintu bibiri bijyana. Ntago ari itegeko ariko ni ibintu bibiri bundi bigendana. N'umuntu uzakubwira ngo ntago ari ngombwa ko umurasta riganga nk'urumogi, ni ibintu bundi bitakagombye gusigana ko umuntu uri mu idini rya Rastafari aba atagomba kuba nk'urumogi, cyane ko iyo bo bageze ku rumogi babisoma muri Bibiliya, baguhuriza urumogi na Bibiliya ko hari ahantu rwanditswe muri Bibiliya kandi ukabibona kuko ukavuga ati bano bantu ibintu, kuko Rastafari ni idini rigendera kuri Bibiliya imirongo hafi ya bose, nta kintu bavuga cyangwa bagenderaho batagikuye muri Bibiliya. Abarasta bavuga ko ya mana twavuze Jehova cyangwa se bo bakayita ngo ni Ja mu mpine, nta kindi kintu bari kuvuga, ni Ja nyine ni Imana. Bano barasta bavuga ko ngo iyo umuntu afashe urumogi cyangwa se cannabis cyangwa se uko warwita, yaba marijuana yaba weed yaba ibiki uko wabyita kose, bitewe naho uturuka cyangwa n'ibyo ufata, uno mugabo bano bagabo babara rino dini rya Rastafari rivuga ko ngo iyo umuntu yanyweye urumogi rw'umwimerere rubasha kumufasha kumedita, bigatuma abasha kwegera Imana ngo abashe kuyisingiza, nyine bahuze neza, habe connection hagati yabo. Kuko abarasta ubundi bagira ijoro ryabo ryo kuvuga ngo bagiye guhura ari benshi cyangwa se ari itsinda ry'abantu cyangwa se ari umunsi bapanze wabo, bafite umunsi bahura bakaba bafite ingoma ni ikintu cy'ingenzi muri uwo mugenzo, bagakubita ingoma zabo ariko mbega bari gusingiza Ja, baririmba biha amahoro muri bo, bakabasha kugirana connection n'Imana. Iryo joro cyangwa se uwo munsi bahisemo gukora ibyo bintu, hari ingoma, bakubita ingoma, basingiza, bashaka kuba haba connection hagati yabo n'Imana, bihuza neza. Bivuga ko ubundi uwo muhango uba ugomba kuba ariko bahererekanya kiriya cyatsi, bagenda bagihererekanya, cyitwa twe tucyita urumogi, bakinywa aho ngaho rwose ngo connection biri kugendiza hagati yabo na Ja, umubano uri kugenda umera neza cyane, bituma ngo yewe wegera Imana, ku buryo ari ikintu barwaniye cyane muri Jamaica, kuko Jamaica urumogi ntabwo rwari rwemewe noneho icyo gihe, byari ibintu bigoye cyane. Ariko abarasta kuko n'ubundi dini ryari iryabo, kandi aba Jamaica benshi bari muri iryo dini,
bakomezaga kunywa urumogi, leta ikabarwanya bakarunywera mu muhanda, bakavuga ati ntabwo mwadufungira kunywa ikintu gituma twegera Imana yacu ngo twiragize umuremyi. Urabizi umuntu uri kurwanira intambara y'Imana, ni umuntu nta kintu na kimwe wamubwira. Buri muntu uri kuvuga ati njye ndi kurwanira imyizerere yanjye, ndi ku ruhande rw'Imana yanjye, kumubwira ngo icyo kintu kireke biba bigoye. Nawe uri kunyumva muri kano kanya, nawe urabizi. Bajya batubuza kujya mu butayu, ugasanga ngo mwasubiyeyo. Nyine urabizi hari ibintu abantu baba bafite ku buryo bigenda gutyo. Noneho bakomeje kunywa urumogi, bararumwa koko pe, baravuga ati barabafunga, barakwepana, bakarunywera mu muhanda, bakarunywera ku nzego za polisi, kugira ngo nyine bigaragare ko nta muntu wabakura ku myemerere y'idini yabo. Ntabwo urega wakwambura umuntu ikintu kimuhuza ngo ni Imana ye, ntabwo byashoboka. Ari ugukunda ibiyobyabwenge, nta nubwo bo babyita ibiyobyabwenge cyangwa se ibiyayuramutwe cyangwa ikindi kintu cyagira ubuzima nabi. Bo ni ikintu bifashisha begera Imana ngo bisengere. Akenshi bakita ngo ni ganja, ariko bamwe bakavuga ati ni ijambo ry'iri Jamaica, abandi bati ni ijambo rikomoka mu Buhinde. Ibyo byo ntabwo twabipfa, tuzabireba twitonze. Bakaba banavuga ati ahubwo ganja ni Ikidage. Bivuze ngo mu bintu ubundi byagiye bituma iri dini risa nkaho abantu batangira kumva bataryizeye, baritesha agaciro, ni ukubera urumogi cyane cyane, abarasta n'urumogi. Ibindi byose byari sawa, kuko uyu munsi wa none uramutse ugiye hano hanze, n'ubushakashatsi bwakozwe, ndamutse ngiye hano hanze nkavuga ngo niki uzi ku idini ry'abarokore, abantu bose baranze bahita bakubwira ngo ni abantu barwanya amaherena, barwanya amajipo, barwanya amapantaro, barwanya ibiki n'ibiki. Ibyo ntabwo bishaka muri bake. Ibi ni urugero guhaye ruhise rwihuta. Ariko ubajije umuntu wese mwahura ku muhanda ngo idini ry'abarastafari rizihe iki, umuntu wese atakubwira, bahita bakubwira ngo ni one love, ni urukundo gusa, ni urukundo rumwe, ni umutima umwe, nicyo kintu kibaranga. Uramutse ugiye ukavuga ngo abasilamu bazihe iki ku muhanda, bahita bakubwira ati abo bantu ntabwo banywa inzoga, ntabwo barya ingurube, bambara n'amakanzu. Abakatolika bazihe iki, gutya na gutya. Ibyo nibyo bahita bavuga ku madini yose. Ariko wajya hose ukabaza ayo madini yose ya gikristo, bayavugaho ayo mahame yanyu mugenda mushyiraho. Ariko iyo ubajije ngo idini rya Rastafari rizihe iki, abantu bose bahita bakubwira ngo one love kabisa. Ni abantu bigirira umutima mwiza, bigirira urukundo, barwanya ishyari n'inzangano. Ati ni abantu biberaho mu isi nziza pe, nicyo kintu abarasta bahita babavugaho. Nta muntu wahita ukubwira ngo abarasta ngo ni abagome, ngo ni abagizi ba nabi, ngo ni iki. Nta muntu wavuga ibyo bintu ku barasta cyangwa se ku idini rya Rastafari. Ntawe, ntabwo bishoboka. Nimba uri kumakanya uzagenda ukora iperereza ryawe, uca ku muhanda ugenda ubaza abantu. Ikintu cyagiye gisa nk'aho gitesheje agaciro iri dini ryari rimeze neza, ryihagarariye neza mu kibuga. Ikintu cyagiye kibatesha agaciro n'urwo rumogi, kuko urumogi mu bihugu byinshi rutangiye kwemerwa vuba cyane. Ahangaha nibwo usanga barwemera, ariko narwo ugasanga hari ibyo bakuyemo, kuko urumogi rugizwe n'ibice byinshi, nabyo tuzabigarukaho. Usanga nko muri Canada rwemewe, abanyekanada bari kurunywa ku bwinshi cyane, babana banyu mwohereza yo kwiga bari kurunywa cyane rwose, kuko ruremewe. Muri Amerika amareta amwe namwe ruremewe, mu Burayi ibihugu hamwe byinshi rugiye rwemewe. Hari ahantu henshi rwatangiye kwemerwa ariko vuba ahangaha. Niyo mpamvu icyo gihe kera noneho rwari igicibwa, ari ikintu kibi cyane. Abarasta akaba aribo bantu barunywa kandi bakarunywa rutemewe n'amategeko, bigatuma rero isi yose ivuga ngo ba bantu ahubwo ni abasazi, gutuma umuntu anywa urumogi w'ikintu kitemewe akanakinywa ku mugaragaro. Nicyo kintu gisa nkaho cyagiye kibatesha agaciro, none uyu munsi batangiye kucyemera ngo nta kibazo. Noneho ubwo uzi, iyo ubajije abarasta impamvu banywa urumogi, bahita bakujyana muri Bibiliya. Reka dusome umurongo uri mu Byahishuwe. Uyu murongo wumve neza, kuko niwo murongo abarasta bifashisha bajustifiya impamvu banywa urumogi. Bavuga ko ubundi ari iki, ni ngo bakita ngo ni ikimera cy'Imana, ni icyatsi cy'Imana. Imana yaremeye abantu kugira ngo gikize isi. Kiriya kibabi ngo ni icyo kizakiza isi, kiriya kimera nyine mwita ngo ni urumogi. Abarasta ibaza igihe batangiye kuvugira ngo urumogi ni ikimera Imana yaremye kugira ngo kizakize isi. Ndaje turebe, kuko urumogi ruri gukiza isi. Twagiye dusome mu Byahishuwe. Abarasta iyo baje impamvu banywa urumogi barakubwira ngo soma mu Byahishuwe 22 umurongo wa mbere ugeze kwa 21, ariko twe turasoma kugeza kuri 3. Haranditse ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi, ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama. Icyo kintu uracyumvishije? Ariko anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi. Urwo ruzi ngo ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama. Urwo ruzi ngo rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya y'urwo ruzi no hakuno y'urwo ruzi
hariyo igiti cy'ubugingo. Igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi by'icyo giti byari ibyo gukiza amahanga. Umvishe icyo kintu ariko ibibabi by'icyo giti byari ibyo gukiza amahanga. Ibibabi by'urumogi byari ibyo gukiza amahanga. Uyu munsi none n'umurasti w'umujenda akubwira ati ntimwabyiboneye. Ibimenyetso birahari byinshi cyane, byinshi ariko nyine birahari byinshi cyane ku buryo iyo urebye ibihugu hafi ya byose n'imiti yose munywa, imiti myinshi munywa ibirimo urumogi. Niyo mpamvu usanga no mu Rwanda bahinga urumogi, ariko ntabwo ari urwo kunywa. Biriya bintu byanyu munywa ibiyobyabwenge bizabica, bizabasaza. Njye ntabwo nk'urumogi. Noneho usanga bahinga urumogi kuko rukorwamo imiti. Urumogi rukorwamo imiti cyane pe. Niyo mpamvu ni nabaruhinga, ibihugu byose byinshi biraruhinga byateye imbere kugira ngo bibashe kurukoramo imiti. Ibi binini byinshi munywa hari bimwe na bimwe biba birimo urumogi kuko urumogi ruravura. Umuntu warwaye kanseri nyinshi cyane zagiye zinanirana kuvurwa no kwa muganga n'ibindi byose, ubuhamya bwinshi burahari ko bagiye bajya ku maji y'urumogi. Sinzi ukuntu ngo babikora, inzobere zibizi neza, ugasanga bakijijwe n'umutobe w'urumogi, cyangwa se bitewe n'ukuntu barukoramo ugasanga nirwo rwakije abantu kanseri. Muganga yari yarababwiye ngo usigaranye nk'icyumweru ngo upfe cyangwa umwaka, ugasanga rurabakijije. Urumogi nyine rukorwamo imiti pe, ni umuti kuba ari umuti. Ariko ntabwo uvuze ngo ugende ufate urumogi ngo ujye gutumura. Hari uburyo inzobere abaganga babyize bafatamo biriya bibabi bakabikoreyemo neza, byagenwe, bakamenya ibyo bashyiramo n'iki, bakagukorera umuti. Ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye gufata ibibabi ngo ugiye gutumura ngo ubwo nawe ngo uri kunywa umuti. Oya, ibyo ngibyo byo leta yagaragaje ko ibyo bintu ari bibi cyane, ni ibiyobyabwenge bazanabafunga ni mu bijyamo. Ariko umurasta rero wenda ikintu utapfa kumuburanya, umurasta yavuze ngo ibibabi by'icyo giti, ariko icyo giti wacyumvishije ni ukuvuga ngo ni igiti ubundi ngo ni ibiti, ngo numva ni igiti cyafumbiwe cyangwa se cyuhiwe n'amazi amanuka ava ku ntebe y'umwana w'Imana ndetse n'Imana nyirizina. Ayo mazi niyo yamanutse mu nzira mu mayira abiri, aza yuhira bya biti byari biraho hafi. Ibyo biti nyine bya umurasta akubwira ko ari iby'urumogi, ibyo biri muri biriya mu byahishuwe. Ibyo biti ngo ubundi ngo ni iby'urumogi. Noneho ibibabi by'icyo giti ni ibyo gukiza amahanga. Uyu munsi wa none amahanga yose ari gukizwa n'urumogi, kuko urumogi barukoramo imiti. Amahanga ari gukizwa n'urumogi. Muri make umurasta ahita akubwira ngo bihuye n'ibiri muri biriya bivuga ngo ibibabi by'icyo giti byari ibyo gukiza amahanga. N'uwo murongo baguye bakubwira impamvu banywa urumogi. Reka dukomeze ku bindi. Bakubwiye ngo iri dini rya Rastafari ni idini ryenda kumera nk'idini ry'Abayahudi, baramwita ubwoko bw'Imana, ndetse ni idini ritagira ikindi kintu na kimwe bagenderaho. Utazumva base ntago ari idini rya Satani. No kwisa idini rya Satani turarizi, ry'abasataniste. Muri Amerika ririyo, ibihugu byinshi byateye imbere ririyo, ariko mu Burusiya bagiye kurihashinga. Putin yarabishira abwiye ati idini risenga Satani. Buriya ngo ikiremwa muntu nyine ngo cyemerewe gusenga ushaka. Buriya nago leta yazanga igufunge kuko uri kuvuga ngo ngiye nsenga Satani niwe wanjye cyangwa nyabingi cyangwa ibiki. Nta wapi, nta muntu wagira icyo akubaza. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biba byemewe. Ubwo kandi nanone Rastafari turaza kugaruka kuyihuza kuri ibyo narivuze bya nyabingi, nabyo narimbitizo cyangwa se nyabyinshi ukomoka mu misozi yo mu Rwanda. Nanone abarasta basingiza, bivuze ngo idini rya Rasta n'u Rwanda bifite ahantu hanini cyane bihuriye, ku buryo ngomba gutumira umurasta ukomeye cyane akabidusobanura neza kurushaho. Kuko uriya nyabingi muzi mu Rwanda muvuga, abarasta bo muri Jamaica n'abo muri Ethiopia, icyitwa umurasta cyose ku isi, bafata umunsi bakagira umunsi wo gusingiza nyabingi, bakamuririmbira, bagakoma ingoma. Bivuze ngo afite ahantu ahuriye nabo, bifite naho bihuriye n'iki n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyabyinshi Nyuma cyo nashaka kubwira idini rya Satani ni idini usanga ryageze muri se baravuga bati idini rya Satani mbere na mbere ntago zijyanye n'indangagaciro zikiremwa muntu. Satani tumuzuka akora ibintu bibi, havugwaho ibintu bibi, kuvuga ngo mushinze idini rya Satani mu Burusiya mwamushatse kuvuga ko tugiye kwemera n'imico mibi n'ingeso mbi. Barabangira nyine babuze ubwo burenganzira bwo gushinga idini rya Satani. Bagenda bavuga ngo babujije uburenganzira bwabo. Amerika kuko nyine bakigira demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, baravuga ati rata muze mwishingira amadini yandikwe muri leta, mwisengere Satani wanyu kugira ngo mutazavuga ngo demokarasi cyangwa uburenganzira bwa muntu twarabuhonyoye, mwemerewe gusenga ibyo mushaka.
ako nako tukakongera ku bintu bigaragaza ko mu Burusiya nta demokarasi bayo, gute bangira abantu gusenga satani. Ubwo na Amerika iri kuvuga n'ibindi bihugu. Aho ngaho ukahita ukuramo isomo impamvu abarasta bita biriya bihugu byo mu Burengerazuba na Amerika ngo ni Babiloni, ni Abababiloni, ni cya gihugu cya Babuloni cyaho koronisha ubwoko bw'Imana. Umwami w'abami nanone Selassie yaje gupfa mu mwaka w'1975, bakavuga ko Abaruseri bo babiri inyuma, cyangwa se Leta Zunze z'Abasoviyete. Nanone hari amafoto menshi yagiye agaragara umwami w'Ubwongereza yaraje ahuye na Selassie baramwunamira. Nubwo uyu munsi babihakana ariko amafoto arahari, bunamiye umwami w'abami Selassie kandi watabunamiye. Ibyo nabyo bigakomeza kugenda bivugwa mu bintu muri 1955. Urumva nibwo ibyo byabaye, umwami w'Ubwongereza yaje muri Afurika yunamiye umwami w'abami Haile Selassie, bigakomeza kugaragaza ubudahangarwa bw'uyu mugabo n'ubukaka n'ubushongore bwe. Ikindi kintu cyatumaga Haile Selassie uno mugabo bavuga ngo Haile Selassie ni Mesiya, cyangwa se ni Mesiya, ni Yesu wagarutse muri uyu mugabo, n'impamvu bamwizeraga cyane bakanamusingiza. Ubundi Ethiopia igeze kugira umwamikazi bitaga ngo ni umwamikazi w'Isheba, nyine niko bamwitaga. Uwo mwamikazi yavuye muri Ethiopia, na Bibiliya irabivuga, yavuye muri Ethiopia azamuka agiye muri Isiraheli, agiye kureba Salomo, kuko uwo mwamikazi w'Isheba yaravugaga ngo numvisha ubwenge Salomo afite. Kandi uyu mwamikazi nawe yari afite ubwenge wo muri Ethiopia, aravuga ati numvisha ubwenge Salomo afite, ndashaka kujya guhura n'uwo mugabo mu challenge maze ibibazo bikomeye mu tuganire numve koko nimba afite ubwenge. Uwo mwamikazi yazamukanye amaturo agiye kureba Salomo. Ageze kwa Salomo baraganira, baza Salomo ibibazo bikomeye cyane. Urumva umwamikazi yavuye muri Ethiopia, Bibiliya bivuga, aganira na Salomo ngo yari afite ubwenge bwinshi cyane, amusubiza ibibazo byose yumvaga ko bigoye. Umwamikazi w'Isheba wari uvuye muri Ethiopia aravuga ngo wa mugabo, ahubwo bajyaga bavuga ko ufite ubwenge, none ufite ahubwo ubwenge bwinshi burenze ubwo bajyaga bavuga. Ahava yumiwe. Bikavuga ko Salomo nyine nk'umuntu wari uzwiho kumenya gutereta no guheheta, urumva umuntu ufite ubwenge bwinshi ntabwo gutereta byamunanira. Nibwo Salomo yahise atereta umwamikazi wari uvuye muri Ethiopia, bahita baryamana. Bivuga ko uwo mwamikazi w'Isheba yasubiye muri kino gihugu cyabo hano muri Ethiopia atwite, ndetse agezeyo ahita atanga nawe n'ikimenyetso. Akimara kubyara umwana we yahise amwita Menelik. Mu kirimi cya hariya bisobanuye ngo umwana ukomoka ku munyabwenge. Mbega nawe yari ameze nk'ashyizeho akadomo avuga ngo ni umwana nabyaranye n'umunyabwenge wa mbere ku isi Salomo. Ahita nawe ubwo abyemeza. Uwo mwana rero waje kuvuka witwa Meneliki, akaba ari umwana uvuka kuri Salomo, umunyabwenge, ubwoko bw'Imana, kandi Salomo akomoka kuri Dawidi, n'umwana wa Dawidi. Na Yesu buriya ajya kuyobora, Yesu nawe ajya kuyobora, bari barahanuye ngo Mesiya uzaza, intare yo mu muryango wa Yuda, cyangwa se nanone igisekuru gikomoka ku muryango wa Dawidi, icyo kizongera kize nyine kiyobore. Yesu buriya yaje kuyobora kugira ngo intebe ya Dawidi igume ku ngoma nyine tu. Niyo mpamvu Yesu batumye akomoka mu muryango cyangwa se mu gisekuru gikomoka kuri Dawidi, niko Yesu yaje. Na Salomo nawe ni umwana direct wa Dawidi. Yesu nawe intare y'umuryango ngo wabariye abantu akomona igisekuru cyo kwa Dawidi. Uyu mugabo rero Haile Selassie nawe ajya kuvuka muri Ethiopia, impamvu bavugaga ngo ni Yesu, ahanini impamvu babishingiragaho ni ukubera ko uno mugabo Haile Selassie yakomokaga, yari uwa 225, uko nawe yari mu gisekuru nyine cya Queen Sheba waryamanye na Salomo, bakabyara wa mwana bita Meneliki. Haile Selassie yakomokaga ibisekuru byinshi muri uriya muryango wa ba Meneliki. Niyo mpamvu rero abantu bose bavuga ngo Haile Selassie ni igisekuru cyo mu muryango wa Dawidi, nawe nyine bakanamwita ngo ni intare yo mu muryango wa Dawidi, bamwitaga ubundi intare uno Haile Selassie. Niyo mpamvu rero wumvaga abantu bose bakomeza kumwita ngo ni Yesu wamugarukiyemo, kuko n'ubundi nibwo hari hagiye kongera kwimikwa ku bwami bw'isi undi muntu ufite igisekuru mu muryango wa Dawidi. Niyo mpamvu bavuga ngo Haile Selassie ni Mesiya cyangwa se ni Yesu wamugarukiye, kuko na Yesu buriya ajya kwima ingoma hari hashize igihe kinini cyane. Israel itayoborwa n'umuntu ukomoka mu muryango nyine wa Dawidi, nibwo Yesu nyine yaje nk'umwami akora ibyo yakoze. Katurebere hamwe direde zo rero ziva hehe. None biriya bintu abarasta, ngira ngo dutangira iki kiganiro hari uwavuze ngo direde zisobanuye ni ibya Satani, biriya bintu ni ibya Satani.
abarasta bo ntago ariko bivuga nkuko twatangiye. Abarasta bo bavuga ko impamvu bambara direde cyangwa se bagumana direde zabo iriya misatsi yabo, abarasta bo imisatsi yabo barayireka igakura ikagenda. Urabona ino misatsi yacu dushobora kuyireka ikizinga ukayizinga ikavamo direde nta kindi kintu wongeyeho, atari ukuvuga ngo ni ibintu wagiye baragusuka n'ibicyoya, ubwawe imisatsi yawe n'ubundi niyo ikora direde z'umusatsi wawe. Abarasta rero bo impamvu iyo babajije impamvu babika direde ntago bakubwira ngo ni satani wabidusabye cyaduterekera satani cyaturi idini rya satani, bo ntago ariko bakubwira, bahita bajya muri Bibiliya kuko ni idini rikoresha Bibiliya, bakakubwira ngo twebwe impamvu tubika direde, bagahita bagusubiza mu gitabo cy'Abalewi kiri muri Bibiliya, nimba ntibeshye nicyo bakavuga bati twebwe kimwe na Samusoni uvugwa muri Bibiliya imisatsi ye ntago yigeze ayikata kuko yari isobanuye imbaraga ze, natwe twumva ko imisatsi yacu ari imbaraga zacu ziri, ndetse bakumva ko ngo bashobora no kuba bakaraga izo direde zabo bakagwisha ubwami bwa Babiloni, aribwo bwami bwa bariya babakolonije nyine. Bakavuga ati ababi bose dushobora kuba twazunguza direde kuko ari imbaraga zacu bakaba bakwikubita hasi, cyangwa se ariko ibyo ngibyo ni nk'agakabye, ariko ubundi bazifata nk'ikimenyetso cy'imbaraga, nkuko nyine na Samusoni buriya yakuze atarigeze yogosha, cyane ko bantu bo bavuga ngo Yesu yari umwirabura, bari abantu benshi bari abirabura, ndetse bakanavuga ko na Samusoni iriya misatsi ye nyine yari yarakuze igakomeza imanutse gutyo, nayo yari imeze nka direde nyine, ni nk'ikimenyetso cyabo kivuga ngo natwe direde tuzibara nk'aho ari imbaraga zacu, ariho dukora imbaraga zacu, ntabwo ari ukuvuga ngo direde bo bazibona nk'aho ari ikimenyetso cya satani, kuko bo bifashisha Bibiliya iyo bari kugusobanurira ibyo bintu. Ikindi direde ngo zikanasobanura, hari n'abavuga ngo ni nk'umugara, cyangwa se bigaragaza ko baba bashaka kwigaragaza nk'intare yo mu muryango wa Yuda nyine, ko nabo bafite direde nyine ari nka wa mugara w'intare nyine, ari imbaraga, ni ikimenyetso cy'imbaraga, ariko kandi bakoresha Bibiliya. None iyo usubiye buriya muri Bibiliya neza, hari abantu batigeze bivugwa ko muri Bibiliya iyo bano basesengura Bibiliya basubira muri Bibiliya neza bakagaragaza ko hari abantu bari bafite iriya misatsi yenda kumera nk'aho ari direde kandi bari intumwa z'Imana. Abo bantu buriya harimo uwitwa ngo ni Samusoni, hakabamo uwitwa Musa cyangwa se Moses. Mose buriya nawe imisatsi yari imeze nka direde, yari yarayiteretse imeze kuriya nyine yenda kumera nka kuriya kw'abarasta, niko bavuga abasesengura Bibiliya. Bakanavuga ko Yohana uriya bita ngo ni Yohana Umubatiza, nawe ariko imisatsi ye ngo yari imeze nk'abarasta. Abarasta ibiboro byose babajije bakora babita babigarura kuri Bibiliya, bakabihuza na Bibiliya, bakakwereka ko ariho babikura, ariyo mpamvu babikora, baba bari kwirefera ku bakurambere babo babensipiraho muri Bibiliya, intumwa z'Imana n'iki. Nta murasta wakumva ajya mu bintu ngo byo kuvuga ngo satani yavuga ibintu bibi nk'ibyoya. Abarasta andindi hame rya mbere bagenderaho ni urukundo, kugira urukundo, mugire urukundo rumwe, mukunde buri muntu, mukunde. Ujya ubona abazungu benshi iyo baje muri Afurika ukuntu ngo bakunze kuba bari kumwe n'abasore b'abarasta bafite amadirede. Abazungu ngo benshi ntabambwiye ngo iyo baje muri Afurika, kuko bazi ko ivangura ribayo cyane cyane muri Amerika, bayivangura no muri biriya bihugu aho umuzungu abadakunda umwirabura, n'umwirabura ukabona ntago amukunda, kandi bakanabigaragaza bakanabibwirana. Noneho iyo baje muri Afurika baba bazi ko natwe noneho tumeze nk'ababirabura bariyo babanga, avuga ati noneho tugeze iwabo ku butaka bwabo baratugirira nabi. Iyo babonye nkanjye udafite direde baravuga ati uyu nguyu aranatwica, ni umugome, ni babandi bafite ivangura. Ariko iyo abonye umuntu ufite direde, niyo mpamvu uzabona abazungu bari kumwe n'abasore babirabura bafite amadirede, bavuga ati uyu nguyu ni umurasta, kandi abarasta bigisha ko ari urukundo rumwe, umutima umwe, ntago barobanura, ntibavuga ngo umuzungu umwirabura n'iki, bifitiye urukundo. Ugasanga nibo bantu bari kwiyegereza cyane, kubera ko bavuga ati byibura uyu nguyu nimba afite ya myizerere y'abarasta, afite umutima mwiza kurusha abari abantu badafite direde. Muri make ikintu bazwiho, namwe mubaziho mwese, cyangwa se ujye muri comment umbwire ngo iyo ubonye umurasta cyangwa se umuntu akubwiye ati njye ndi rasta, wumva iki, utekereza iki? Ntabwo rero ngiye navuguruza ngo wavuze ngo ni abantu bo kwa satani cyangwa ni abahehe. Twe twari turi kurebera hamwe kuri Rock Entertainment ngo ese idini rya Rastafari rishingiye kuki, mu mizi yaryo ryatangiye rite, rivuga gute? Ibyo byose nabikubwiye. Reka mbabwire ngo Imana ibaho umugisha, wibuke gukora subscribe, ndaje twikomereze n'ibindi biganiro.